ngo agahita amwirukana nuko nije muri urwo rugo bimeze. We ntago yashakaga umugore wo gutunga mu rugo. Oya, abo bademoni baramubwiye ngo nta mugore mbere gutunga. Nari mageze ndi umugore wa kane, abandi bose baza ngo batabyara akabirukana. Ngiye rero baramubwira ngo uzashaka umwana ukiri mutoya byibuze kugira ngo ubashe kuba wabyara, nubashaka bazagufunge. Nubwo buryo rero yanshatsemo, abonye maje kumubyara nibwo yatangiye anyica urubozo kugira ngo arebe ko nakwisohora, ariko kuko umugambi w'Imana wari utararangira ku buzima bwanjye ntabwo nasohotse, ahubwo nasohotse igihe cy'Imana kigeze. Ni birebire, ntabwo byoroshye. ni birebire. Aho hantu nabonye Imana irinda sida cyangwa se ikayikiza. Nagiriwe ubuntu, mbona umubyeyi ambera papa na Nisa niwe nita papa. Yego, ubwo rero nisanze muri ibi bintu by'uyu mugabo, mbona nisanze mukorera, kuko ndabyibuka mama yajyaga ambwira ko natangiye guhanura ndi uruhinja rw'imyaka 7. Urumva sinabaga nzi n'ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo. Ubwo rero nuko kuntu nisanze mitamo kwitaba Imana, ariko bigeze hagati na hagati bya bindi bajya banga urubyiruko gukizwa biratugora. Nagize imyaka 18 bitaba ngombwa yuko mbasha kubyara, ariho nakuye iryo zina Mama Ketia. Mbyara imyaka 18, bibi bintu by'ibibazo byinshi cyane. Murumva ahantu nari navukiye undi si hari mu rugo kwa papa, ariko yari abonye Imana. Yego, tubwire gato, wanduye sida ryari, uyikira ryari? Nge nayanduye 2016. Yego, uranyihanganira, nta kibazo. Ni inkuru ikomeye. Reka twumve uyu mubyeyi kuko yambwiye inkuru ye, yambwiye ubuhamya bwe. Ndavuga ngomba kumutomera kabisa, ngomba kumuzana hano kuri iyi televiziyo tukaganira, akatuganiriza, akatubwira akantu ku kandi ku byaranze ubuzima bwe. Harimo amashimwe muraza kumerwa. Wanduye sida, ihangane ikomera, niko bigenda iyo umuntu ari kuvuga ibyo yanyuzemo, imbamutima zirabyuka. Yes, ntabwo biba byoroshye ibiganiro nyine nk'ibi by'ubuhamya. Usanga umuntu hari byinshi yibutse agakorwaho, amarangamutima ye akazamuka, ariko turaza kuganira kandi biraza kugenda neza. Ni ikiganiro nzi ko muza kumvamo imirimo ikomeye y'Imana, kandi namwe bari guca mu buzima nk'ubwe yaciyemo. Nimukomere, Yesu wacu arashoboye. Yitwa Ishobora Byose, Umwami mwiza, Umwami w'amahoro, Imana ikomeye, Data wa twese. Yamusuye ari mu bibazo, yamugendereye, yamukuye ku gitanda cy'abarwayi ba sida. Nawe hari ibintu ushobora gukora ku buzima bwawe bimeze nk'aho bikomeye, hamwe isi yakubwiye ngo ntibizakunda, kubera Yesu Kristo byakunda. Mami, ihangane rero, ihangane dukomeze ikiganiro. Yego, iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Iby'Imana ikora biradutangaza, kandi nawe wamenya uko biri, ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Murakoze cyane inshuti rero mudukurikiye muri aka kanya. Ni akanya k'umugisha, ni akanya tugiye kugirana ibihe byiza n'uyu mubyeyi mubona wicaye kuri kamera zacu. Ntabwo aje hano nk'impanuka, afite impamvu aje, kandi afite icyo aje kutuganiriza gikubiye mu nkuru y'ubuzima bwe, ariko irimo amasomo dushobora kumwigiraho. Uraho? Muraho neza. Amakuru ni meza. Umeze neza? Yego. Yes, uratangira wibwira abantu badukurikiye muri aka kanya kugira ngo tuze kubana muri iki kiganiro abantu babanje kukumenya. Urinde? Amazina nk'uko hari abantu batanzi, ni Umutoniwase Micheline. Kavukire yanjye ni Kacyiru, hariya mu Kabagari, aho bita mu Kabagari, munsi ya gare. Yego.
hafi na TV1 aho ngaho niho navukiye 93 mvuka ndi umwana wa mbere abenshi bakunda kuvuga imfura mvuka ku babyeyi bombi papa ndetse na mama ko murumva ko nshobora kuba mfite imyaka 31 ego urakoze cyane ufite abana bangahe uri umubyeyi cyangwa nkuko mubibona ndi umugore ndubatse yego nabashije kugirirwa ubuntu nca imbere y'Imana ndetse no mu mategeko ndi umugore urakoze cyane ni mama nde izina ry'icyubahiro ku izina ry'umugisha nahawe bwa mbere ni mama Ketia niko basanzwe banzi mama Ketia yego ya mama Ketia tuguhaye ikaze rero muri iki kiganiro cyacu murakoze yes ni mama Ketia tugiye kubana muri iki kiganiro ku nkuru y'ubuhamya bwe yarambwiye kuri telefone numva abantu bakwiye kubyumva ndavuga ngo reka uyu muntu nzamuzane tuganire kugira ngo akomeze n'abandi baca mu nzira cyangwa se baciye mu nzira nk'iyacamo cyangwa nk'iyaciyemo cyangwa nk'iyari gucamo kuko twamaze kumenya ko nta hantu kure Imana itakora umuntu kandi nta n'ahandi kure itamugeza mama Ketia turaguha karibu rero utangira unasenga Imana kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu yego murakoze Mana data twese uri mu ijuru urerukiranuka ushoboye byose ntakirogoye imigambi yawe ushimiye kuri Imana ivuga ndetse igasohoza ngushimiye kuri Imana abanye nanjye kuva mvutse kugeza amasaha byo ubishimirwe papa niwe rero umunsi wawupanze ndetse warawutekerejeho cyane ariko nzi neza kuri Imana ivuga ndetse ikanakora niyo mpamvu nanjye akakanya wanyemereye nkaba ngiye kuganira n'ubwoko bwawe ngaho nyemerera umanuka ubane natwe cyo duheje n'izindi mbaraga zose mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye mwuka wera duhamagaye imbaraga zawe zibana natwe ngaho ibyo ushima n'ibyo ushaka bibana natwe kuri uyu munsi mu izina rya Yesu amen yego turatangira rero tuganira ku nkuru yawe turayihera hese buriya uratangira nyine utubwira muri make ubundi mama Ketia ninde ni muntu ki yavutse ute yavukiye he mbega nyine tugiye kuguha mikrofone kugira ngo utuganirize icyo wumva Imana yagushyize ku mutima ngo uganirize ubu bwoko bw'Imana budukurikiye muri aka kanya murakoze mama Ketia mureba ni umubyeyi cyangwa se umuntu wahamagawe nkiri umwana nagira ubuntu bwo kwitaba Imana napfuye ngiye Imana naramamagaye ngirirwa ubuntu mpita nitaba vuba naritabye bitagusabye kugira usororo yego ntabwo byansabye kugira usororo niyo mpamvu natangiye ngo iby'Imana ikora biradutangaza uriya muririmbyi ndamukunda cyane nanjye naratangaye nisanze ku isi nicyo kintu cyantangaje mu buzima ndongera ntangara nanone mbonye Imana inkoreye ubukwe ndongera nabwo ntangara mbona mbashiye kugira famiye mbereye mama yego cyangwa se mbasha gutekerereza ndavuga abana nshimye Imana rero mama Ketia ngo mureba cyangwa se umutoni wa Micheline navukiye nkuko navuze bwa mbere hari Kacyiru 93 mvuka ndi umwana wa mbere nza kugira amahirwe make yo kutamenya data wari warambyaye ku mubiri ariko nyuma yaho nyine Imana igitanga ababyeyi ndabizi neza ko namwe muri kunkurikira murabizi neza ko Imana igitanga ababyeyi nagiriwe ubuntu mbona umubyeyi ambera papa na Nisa niwe nita papa yego ubwo rero nisanze muri ibi bintu by'uyu mugabo mbona nisanze mukorera kuko ndabyibuka mama yajyaga ambwira ko natangiye guhanura ndi uruhinja rw'imyaka 7 urumva sinabaga nzi n'ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo ubwo rero nuko kuntu nisanze mitamo kwitaba Imana ariko bigeze hagati na hagati bya bindo by'abangura urubyiruko gukizwa biratugora nagize imyaka 18 bitabiba ngombwa yuko mbasha kubyara ariho nakuye iryo zina mama Ketia mbyara imyaka 18 bibi bintu by'ibibazo byinshi cyane murumva ahantu nari navukiye undi si hari mu rugo kwa papa ariko yarambera umubyeyi nanjye mama yarahanahanye urumva ni ibintu bitari byoroshye ndareba ndavuga ngo kubera ko ngize impanuka cyangwa se ibibazo byo kubyara nanjye urumva ni hereditaire ni bya bintu bavuga ngo birakurikirana yego birakurikirana karande
bakunda kwita karande. Urumva nanjye niyo yankurikiranye biba ngombwa yuko ndavuga ati kugira ngo mama mukure mu rugo amazemo imyaka 20 ni urugero, ndavuga ngiye kanigenda njye gushakisha ubuzima. Nese njya mu buzima butanyoroheye, iwacu nta kintu twari tubuze, na Nisa turishoboye kambyita uko nguko, ariko ngiye kuko Imana yahise imbwira ngo ninjije mu ishuri nazigera mvamo mu minsi itari mike ariko nabwo itari myinshi. Ubwo icyo gihe nese ntangira ishuri ry'ubuzima nyamara kubyara uwo mwana ku myaka 18, ntangira ishuri ry'ubuzima hari 2013 nibwo nabyaye. Imana aho ngiye gusengera hose Imana ikambwira ati mwinjije mu ishuri utazamaramo igihe gitoya, uzarimaramo igihe kinini kuko wakijijwe nabi. Hari mu mwaka icyo gihe? Hari mu mwaka wa 2013 nibwo nabyaye uwo mwana. Ubwo urumva ibintu bitabihinduka. Kuko ishuri nararitangiye, ibintu ntibyanyorohera, nkajya nsohoka mu rugo iwacu nkajya gushaka ubuzima bw'uwo mwana, nkakomagaza Kibagabaga mbasaba imyenda yo kubamesera, inzara iranyica ntibyakoroha, ariko nshimye Imana ko yabashije kunyigisha neza. Icyo gihe ubwo koko nahise ko ninjira muri rya shuri neza, Imana ibona ko itanyigishiriza mu rugo kuko mu rugo nta kintu twari tubuzi, ahubwo irangira njya kunyigishiriza ku muntu w'umusaza undusha imyaka 35. Aho hantu nahinjiye mu buryo ntajya ubwanye nazi, nahinjiye bavuga ngo ngiye kuba umudamu we, ariko ngenda birwanya cyane, ariko kuko Imana yararavuze nagiyeyo irabyemera ndinjira. Ni hariya Kimihurura aho bita Sahara muri munsi ya convention, niho nahise ngenda uwo musaza avuze ngo agiye gufata uwo mwana wanjye naye nabyaye mugire papa we. Ariko nyine ndabirwanya kuko yari umunyamafaranga, mu rugo basanga bamukingira. Yego, wari ufite imyaka? Nari ngifite muri ya 18. Umwana yari afite amezi 2 uwo naye nabyaye. Imana yese inyirukansa cyane rwose, iragendeye kunyigisha. Birangije ubwo nageze aho ngaho, bamwe bakajya bavuga ati Mutoni urahubutse, ariko ndavuga ati kuko ari byo bamitiyemo cyangwa Imana yamitiyemo, reka nicare nige neza. Sometime nkashaka kuba nasohoka, Imana ati ecyo sohoke ndaguca amaguru, bitewe nuko narakijwe nabi. Ukizwa nabi uvuga ni iki? Ukizwa nabi urabyumva ko ubu butumwa nsa nkaho nabutangiye ndi umwana w'imyaka 7, ariko maje kuba umwangavu, reka mbyite gutyo, nitwaye nabi, ndetse urumva nkuramo kuba nabyara igihe kitageze. Yego. Naho ngaho rero ubuzima bwanjye bwahise bisa nkaho butangiriye, mbaho nabi cyane. Uwo musaza amageze ankora buri kimwe cyose, nyamagene nahinjiye ngira koko ngo ndebe ko amafaranga bavuga afite ayafite, narayasanze. Ariko biba ngombwa yuko bitewe n'uwo nari we, bajya bavuga ngo abayuda tubarusha ibanga. Nibyo, hari ibanga buri abayuda bagendanaga, ubwo babwirwaga ngo nibazenguruke inyiki Yeriko bucece. Ngero kuko ngira umwana njye nazengurutse mvuga. Nazengurutse mvuga, ubwo birangije bimbana historique ndende, ariko aho hantu nahigiye imyaka 10 nahasohotse mpitanya gukoresha ubukwe. Nshimye Imana. Imyaka 10 uri mu rugo nk'urwo? Yego, ndi mu rugo. Wagiye mutabishaka? Yego. Ku myaka yawe 18? 18. Ntabwo byari byoroshye. Icyo gihe ubuzima bwari bumeze ute? Kuba uri kumwe n'umuntu mudakundana, utigeze ukunda, ahubwo umeze nk'uwaguteruye kurusha imyaka ingana kuri 35? 35, kuko icyo gihe ninjiyemo afite 55, mfite 18. Duhe gato ku ishusho y'ubuzima bw'aho ngaho. Murakoze. Nimara kugera aho ngaho ubwo nahise ngiye nitwa umugore, ariko mu by'ukuri ntibyanshimisha kuko nari ngiye byo kubura uko ngira, nashakishaga ubuzima bw'umwana wanjye, ako ntabwo nari ngiye mu buryo bw'umuntu nkunda. Byambereye ishuri rero, umusaza amafaranga nari ngiye nkurikiye ntabwo nayabonye, ahubwo nari ngiye kuyapfiramo, ariko nshimye Imana. Murakoze. Ubwo nyine hari ibintu bandi kugenda nibuka hagati na hagati, ariko nzi neza ko Imana igiye dukomeza. Icyo gihe byabaye ngombwa yuko umusaza ajya nkoroniza, akamfata nk'umwana koko, akanyingirana, akanyicisha inzara, abwira amagambo menshi cyane asesereza.
gutotezwa yego yitotezwa samutayime akankubita akenda kunyica, mfite impapuro nakuye kwa muganga ngeze yankubita nabyo umwana we wa kabiri, ubwo yitwa uwa gatatu kuko nahise ngenda vuba vuba mu myaka 3 namaze kumubyaramo abandi bana 2 bakurikira ngo nahatahanye. Ako nyine ubwo no guhura kwanjye nayo byabaga ari imiguruko, yego ntabwo byari byoroshye. mu rugo iwanyu bo baga bameze uti bahagaze mu rugo birumvikana nk'umubyeyi, ndakeka mwamubonye nawe aracyari mutoya, nawe arabimubwira ngo mama imeze nabi ndatotezwa ndicwa urubozo, mama akambwira ngo nihangane, samutema akambwira ngo cyangwa mfate ibyanjye nigendere, ariko nkareba uburyo ndi bushorera abana 2 n'indi nda ngakomeza nkihangana. yego waje kuvayo gute rero aho hantu rero uhava wagiye? yego aho hantu nubwo ubuzima butari bworoshye, ubu nari mfite message Imana imbwira ngo Mutoni mwana wanjye uko twagendanye neza nzakugira neza, nzagukora ubukwe, kandi n'ubundi nari narabusezeranyijwe nuko ninjye wirwaniriye, niko nabyita. Naje kuhava icyo gihe mbava ku itariki 7 z'ukwezi kwa 3 2023, Imana iti nkorera ubukwe mu kwezi kwa 6 2023 nibwo nahise njya mu murenge. yego Ibindi birimo hagati oya ntabwo ugomba kugira ibyo utaruka, kubera ko turi mu kiganiro cy'ubuhamya kandi abantu bataza kutwandikira ngo ko yagiye abisimbagurika. Ni byiza rero ko ujyana inkuru yawe ku buryo abantu bagenda basobanukirwa kandi tukaza kureba n'amasomo y'ubuzima arimo, niyo mpamvu tuba dukoze ikiganiro nk'iki. ubwo nyine kuri uwo musaza nyari ubwo reka nsubire inyuma ho gatoya. yes byabaye ngombwa yuko uwo musaza nsanga hari izindi mana akorana nazo cyangwa hari ibindi bigirwamana akorana nabyo. Urumva nk'umuyobozi w'akazi ninjiyemo nahawe kondisiyo ntare bushobore kujya kuvuga mwami Yesu we ntabwo byemeraga, kuko narahinjiye barambwira ngo uyu musaza ni umuntu ukorana n'imbaraga z'ikuzimu, kandi we twarumvisha bavuga ngo umurokore ndetse uri n'umwadeperi ntabwo byashoboka. Ndabwira nta ku kibazo kuko iri shuri n'iryo ryizanyemo nzarwana, kandi nzi neza ko yanzanye hano ndabizi ko nje muri misiyo itoroshye, ariko nzarwana ndetse nzanesha. Bagajya batangira akambwira ati umusaza afite n'ikibazo cy'ubwandu, mbese ndarwana. yigeze akugabaho ibyo bitero? nta Imana itakura umuntu nanayitamukira wenda abantu nk'abo bakorana imyuka mibi hari ukuntu gutanga n'ikuzimu. yego yagiye abigerageza cyane, rimwe na rimwe nkumva arasohotse nijoro, noneho ngo hari ukuntu yabaga ngo ndi bajya gucuragura, niko nabyumvaga. Agasohoka nkumva amaze nk'isasi hanze, ariko nkumva aho ndyamye nkumva nta bwenge mfite. Ntihagaruka nk'amaso muzehe, kuko bamuhamagaraga muzehe uvuye hehe, akambwira ngo yarumvishe ngo abajura ngo bagiye guhangana nabo, yambaye bogise yonyine. Nkavuga nari kuwite najya bwo muri korari kuko nari umuririmbyi icyo gihe, cyangwa se nsohotse ngiye kwigunyikana ngo ngire ibyo mbwira data. Naririmbaga muri korari yahariya muri adeperi hariya mu Kabagari Kacyiru. Ariko nyine bo ntabwo bari babizi gutya, ntabwo bari babizi ko nagiye nkishingira. Narabibahishe cyane ibanga ryanjye n'Imana yanjye, ndavuga ngo wenda buranyuma nshobora kuzagenda nkasaba imbabazi. Waje kubikora? Naje kubikora, bihita binamviramo nyine kumbohora, ndagenda ndasezerana nk'uko bisanzwe. Ubwo rero uwo musaza yakorenaga n'izindi mbaraga kuko bigaragara, kuko namusanze atemerewe kuryama kuri matera, aryama ku bintu by'ibikarito. Kandi ari umukire afite amafaranga ku buryo baranamuguriye, mwarabyumvishe ko babaguriye bamuha $60,000. Urumva ko yari afite ahantu hagaragara. Icyo gihe rero ubwo byahise biba ngombwa yuko ubwo ndwana nyine, ariko ndwana bucece kubera yuko ntago byari byemewe kuvuga. nkajya nsenga Imana ati nzakugira neza, nzahindura amateka, nzakwambika, nzakugaburira. Aho hantu narahageze mpita mpabwa kondisiyo kuzajya nihahira n'umwana wanjye, ntabwo byari byoroshye.
ngize akamatora ngo ndakaguze yanga kukaryamaho. Ni byinshi ni byinshi ni byinshi. hari ukuntu ngo biriya bintu bibaha kondisiyo Yego. bibategeka ati ntimugakore iki. Yego. Ubwo rero narakomeje ndahakirizwa mba imbere y'Imana cyane, ngize Imana mbona mvuye muri izo nyabingi cyangwa se muri izo karande, ariko ntabwo byari byoroshye. Yigeze rimwe yankubita ngwa muri koma 2018. Nkangutse nisanga hari kuri Kacyiru polisi, barambwira ko yari yankubise yanyishe kuko nari nabyaye umwana we wa gatatu, ubwo reka mbyituko cyangwa kabiri we bana mbazi ngo yankubise umugero mu nda mitango igihumure. Yagukubita umugero utwite se? Kuko we yabaga ashaka, yajyaga nanga ikuzimu akavuga ngo nzapfe cyangwa se nzasare, kuko yashakaga umugore ubyara ngo agahita amwirukana. Nuko nije muri urwo rugo bimeze, we ntabwo yashakaga umugore wo gutunga mu rugo. Oya, abo bademoni bari bamubwiye ngo nta mugore mbere gutunga. Nari mageze ndi umugore wa 4, abandi bose baza ngo batabyara akabirukana. Ngiye rero baramubwira ngo uzashaka umwana ukiri mutoya byibuze kugira ngo ubashe kuba wabyara, nubashaka bazagufunge. Nubwo buryo rero yanshatsemo, abonye maje kumubyara nibwo yatangiye anyica urubozo kugira ngo arebe ko nakwisohora, ariko kuko umugambi w'Imana wari utararangira ku buzima bwanjye ntabwo nasohotse, ahubwo nasohotse igihe cy'Imana kigeze. Ni birebire, ntabwo byoroshye. ni birebire. Aho hantu nabonye Imana irinda sida cyangwa se ikayikiza, ariko Mana warayirinzwe warayikize. kugira ngo tujyane inkuru yawe neza cyane, kuko abantu babumve gukora kw'Imana, ko Imana yacu ikora. Nanjye nicyo kintu cyanzanye. Nagira ngo mbwire abantu ko Imana yacu ikora, kuko najyaga mbyumva amateka ngo hari abantu Imana ijya ikiza sida, ariko nkibaza why not batajya bajya imbere kuri kamera ngo babivuge, tumenye izo mbaraga z'iyo Mana. Koko nkumva ngo ukizamo kanseri ngo amasida, sinjye simbyemere, ariko nabyibonyeho, nabonye Imana. Yego. Tubwire gato, wanduye sida ryari, uyikira ryari? Njye nayanduye 2016. Yego. Uranyihanganira. Nta kibazo. Ni inkuru ikomeye. Reka twumve uyu mubyeyi, kuko yambwiye inkuru ye, yambwiye ubuhamya bwe. Ndavuga ngomba kumutomera kabisa, ngomba kumuzana hano kuri iyi televiziyo tukaganira, akatuganiriza, akatubwira akantu ku kandi ku byaranze ubuzima bwe. Harimo amashimwe, muraza kumerwa. Wanduye sida, ihangane, ikomera, niko bigenda iyo umuntu ari kuvuga ibyo yanyuzemo, imbamutima zirabyuka. Yes, ntabwo biba byoroshye ibiganiro nyine nk'ibi by'ubuhamya. Usanga umuntu hari byinshi yibutse, agakorwaho, amarangamutima ye akazamuka, ariko turaza kuganira kandi biraza kugenda neza. Ni ikiganiro nzi ko muza kumvamo imirimo ikomeye y'Imana, kandi namwe bari guca mu buzima nk'ubwe yaciyemo. Nimukomere, Yesu wacu arashoboye. Yitwa Ishobora Byose, Umwami mwiza, Umwami w'amahoro, Imana ikomeye, Data wa twese. Yamusuye ari mu bibazo, yamugendereye, yamukuye ku gitanda cy'abarwayi ba sida. Nawe hari ibintu ushobora gukora ku buzima bwawe bimeze nk'aho bikomeye, hamwe isi yakubwiye ngo ntibizakunda, kubera Yesu Kristo byakunda. Mama, ihangane rero, ihangane, dukomeze ikiganiro. Yego. Kuko kubonana kwanjye nawe yabaga asa nk'aho amfata ku ngufu. Yes. Mwaryamanaga ameze nk'aho ari guforosa. Yego. Byabaye ngombwa yuko igihe kiza kugera anyanduza sida. Ubwa mbere arabigerageje, ngiye muri Isange kuri polisi, barankurikirana, bampa imiti nyuma amezi 3 ndakeka. Nyuma igabanya ubukana. Nyuma y'amezi 3 ngezeyo, barambwira ngo warakize. Ego. Kandi koko nsanga nta kibazo. Reka ahubwo barambwiye ngo ntago wanduye. Ndongera ndataha ameza bwa buzima. Nyuma tumaranye imyaka nk'ibiri nibwo naje gufatwa n'ibintu nazi byari byo. Ndongera ndagenda njya kwipimisha, barambwira ngo noneho ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Wipimishije kangahe babona sida? Nipimishije ubugira 2 babona ubwo bwandu. Yes. Ubwo aho ni muri 2016. 2016 uretse gato. Mu nta mboke
kugeza uyu munsi nta dokima ufite zikugaragaza urwaye? Ndazifite. ushobora kuza kubimpa? nazo nazanye ariko ubutaha ndabara nazazigarura. cyangwa ufite se ibigaragaza wenda uri muzima n'ibigaragaza wakize? Yego. good. dukomeze. ubwo nyine icyo gihe nahise niheba cyane ndavuga Mana kuko noneho ubu bwandu imyaka 20 n'ingahe Mana ubukwe wambwiraga ubu buzaba ese nzako ngiye nkumva muri ngiye sinshobora kuzashaka umugabo nawe wanduye. Baravuga ngo bashaka abagabo ngo mwese muri ngo mwanduye ariko bati gose ntabwo byazashoboka Mana waba umembye nabi kandi narakugumye imbere narakubaye imbere. Mbwira Imana ngo Mana nutanyiza n'umugabo uzamwihorere narabyaye maje kugira abana 3 nubwo nutanyiza n'umugabo uzamwihorere nzagenda nduhira abana banjye. Icyo gihe nese ngera muri kayo kugira yo kujya ngenda mu muhanda bakabana afite imyaka 45 kandi mama yaratarayigira mpita mpinduka mukuru wa mama. Yego. Birangije ubwo nyuma yaho nyine nagiye mpura n'abantu benshi bakankansoringa nanjye rero bitewe n'umurimo nari mfite wivuga butumwa ngenda ahantu henshi. Yego. Imana ikajya imbwira umwana wanjye nzakukiza nzakugira neza ndetse ubukwe nzabugukorera nta bwandu gifite. Nshimye Imana. Gutangira kubana nabwo ko Imana yanyijije nateye kubana mu 2020 mu kwezi kwa 5 nibwo Imana yambwiye ngo ngano no genda bajye bagupima uzasanga mu maraso ye naramaje gukoramo operation. Kuri nabonye Imana. Ubwo ni nyuma y'imyaka ingahe wanduye? Urumva ni nyuma y'imyaka 4 kuko njye namaze ku miti igihe kingana nk'imyaka 4. Ndi umurwayi wa sida ariko Mana ngiye kukubaha. Usubiyeyo rero wagiye kuri ivuriro? Nsubiyeyo natinye kuba kuko imiti nayifatiraga ari Kacyiru kuri polisi niho nafatiraga imiti y'ubwandu. Noneho nsubiyeyo nagize ubwoba ndavuga ntago najyayo bo bashaka gukomeza bapima bakambwira ngo n'undi uracyarwaye nk'umuntu bari bazi bakurikirana. Noneho nge nagiye ahandi sasa batanzi nkajya nibanda mu ma privé ngatanga amafaranga kuko nyine hari nagira uko ngo ndeko yamanaci gikora. Hambere barapima barambwira ngo uri muzima ariko Mana nshimye Imana n'ukuri. Aha kabiri barambwira ngo uri muzima, aha gatatu barambwira ngo uri muzima. Imana irambwira ngo none ndakwemereye nguhuje n'umuntu n'umugabo wawe ngano no genda ngukorera ubukwe. Nshimye Imana. Yego. Mbega ikintu gikomeye yaha. Ujya kwa muganga 1, 2, 3 nkuko umaze kubivuga ibizami byerekana ko wakize cyangwa se uri muzima. Yego. Reka twinjire noneho muri icyo gice nyine cya kabiri cy'ubuhamya. Ukimara kumva ko ukize wabyakiriye ute? Yewe muri ngiye numvisha ari amashimwe. Uwo munsi navuze ati ashobora kuba atari ngewe ahubwo wenda narapfuye wenda nkaba nazutse akazutse mutoni mushyashya. Ariko ijwi rikaze kavuga ngo mwana wanjye ni ngiye kuko hari icyo nateganyaga imbere yawe hari icyo nashaka kuzakugira uriwe. Icyo gihe Imana yajyaga no ndwaye ubwo bwandu Imana yajyaga imbwira ngo nzakujyana nkugeze no muri za Amerika kandi naneka amakuru nkumva ngo muri Amerika nta muntu urwaye sida ujyayo. Kavuga Imana nzurinde ngiye gutera ndwaye sida. Imana ati nukuri ndirahiye mwana wanjye ngewe nzakujyana kubwo buhamya bwawe ufite. Ikambwira ati kandi nguhaye ko umuvuga butumwa utapacapaca ikindi nguhaye imbaraga zirenze. Nakuri nari sara abantu bazi ko ngo ndi umurangi bitewe n'imbaraga z'Imana nkorana nazo. Gute? Yego. Bakagira ngo uri umurangi. Barya bongo ndi umurangi. Ni nk'ibiki Imana gukoreshaga bigatangaza abantu? Nani isa n'undira cyabinkoresha kuko nundi hari abantu mu rugo iwanjye mafite akanuka kumba ariko nsengeramo ibyifuzo buri wa 4 mba ndi kwakira abantu mu byifuzo kuko nabonye Imana ikora imirimo. Panaseka Mana nabonye Imana. Ni gatimbo ni nk'ibiki wenda 2 cyangwa 3 Imana gukoresheje ukavuga ati Mana hano urantangaje? Birahari kuko cyane Imana yarambwiye ngo nta burwayi na bumwe nzigera nsengera ngo bereka guhagarara. Bitewe nuko nzajya nyibwira n'umutima umenetse kandi uciye bugufi. Ndabyibuka hari abantu benshi cyane bazambona kuko bakaba babaha comment bakabwira ko bambonanye Imana ishoboye byose kuko bagiye banzana abantu bameze nabi bona byarangiye ariko
ikiganza cyanjye kuko Imana yambwiye ngo ntabwo kikiri icyanjye ngo kigize icyayo, kambwira ko icyo nzatura cyose kizajya kiba, koko ni ukuri nabonye oya niba byandika muri comment abo bantu niba bahari barankurikirana ndabizi bari mu byandike. Yes, yego uko bimeze. yes. Ubu ngubu uri umukristo muri iri torero? Ubu ndi umukristo, gusa icyo gihe banze kumpa icyangombwa muri ADPR bavuga ngo kubera ko ubwa mbere nabyaye narimuye n'umusore wo muri Zion Temple, biba ngombwa ko dusezerana muri church. Ariko ubu ngubu n'undi ndashaka kujya kwaka icyangombwa, ndashaka kujyana nkaka imbabazi kuko gusezerana byo narabikoze, deni ngakomeza muri ADPR yanjye kuko ndabakunda. Aho ngaho reka turebe noneho ishusho y'ubukwe bwawe nyuma y'uko Imana igutandukanije n'uwo mugabo wabanaga nawe, uwo musaza ukurushaga imyaka ingana utyo. Reka twinjire noneho kuri page yawe y'ubukwe. Byari bimeze ute? Umuntu mwahuye icyo gihe mwahuye gute? Uwo nguwo mwashyingiwe, duhe ku ishusho y'urwo rugendo n'ubukwe bwawe. Umuntu twahuye nk'uko bisanzwe nawe yamenyeye ahantu narindi ndi gusenga, abona ndi umukobwa uri mu mwuka wera, aravuga ati Imana warambwiye ngo uzaba umugore nk'uriya, n'uriya nshaka. Nuko yaje ambwira uwo turi kumwe, arambwira ati n'uriya nshaka. Ariko aka kantu mvuze ni agakazi kuko nigeze nabana n'ubwandu, ni agakazi ahubwo ubu nenda biziko ajya kukumva agatungurwa. Icyakora gusa nuko azi yuko umudamu we ndi muzima. Yego, niyo mpamvu rero navuze ibintu ntabwo nakomeza kubiceceka, ahubwo reka mvuge na ba bandi basengaga nabi bazi ko Imana yacu itafite izo mbaraga, sibyo? Kuko nasomye ijambo rambwira ngo uko tuzayitwara nayo niko izadutwara. Iyo tuyifashe nk'inyanege nkeya iza nk'inyanege nkeya, ariko iyo tuyifashe nk'Imana y'imbaraga nyinshi iza nk'Imana y'imbaraga nyinshi. Kuko ndakeka nta muntu ku isi wari wavuga aka kantu mvuze. Yego, ni ukuri nabonye Imana igikiza. Niyo mpamvu rero ubu iwanjye nabyumva azatungurwa ariko nta ngaruka bizakugiraho. Ubwo Umwami Yesu ankunda ndi amahoro, ndakeka neza nta ngaruka byangiraho. Cyangwa tugakuremo turi burebe gusa ndakeka nta ngaruka byangiraho. Ni ubuhamya kandi ni inkuru yawe uri kubara. Yego, kuko ndagira ngo abantu wenda hari izindi mbaraga bakwiyongezamo, ahubwo bakora ikintu bita gusenga no kuba imbere y'Imana neza. Byabaye ngombwa yuko icyo gihe duhura n'umutware wanjye, nsaba urukundo, ndamubwira ntabwo byashoboka, njye ndi umugore mfite abana 3 kandi wenda ukiri mutoya. Arambwira ngo wapi rero, niba utanyemereye ubwo nta kundi nyine uranyishe, Imana izakoza amaraso yanjye. Yego, kuko niwe nkunda, mbana nawe. Noneho urumva twatuntu twagiye dukomeza tukagaruka. Yego, kuko wenda narwaye sida, niyo mpamvu nkavuze kuko byagiye muca amatwi cyane. Umugabo arampimisha mpaka arampimisha bakajya bamubwira ngo ndi muzima, twese turi kumwe turi bazima. yes. Birangije nyuma ejo bundi ndiko maje gukoresha ubukwe, nibwo nahuye n'izo ntambara. Abantu bose bakamutangira bakabwira uriya yabanye n'umusaza ufite ubwandu, turamuzi arwaye, turamuzi, bikamuca amatwi. Bamubwira mugabo agatameze nk'uwacanganyikiwe mu mutwe, akaza ati sheri wanjye tugenda naha, akahita yinjiza muri farumasi anunguye, titega ukuboko nkagutega, bapima ati umugore wawe ni muzima. Bikomeza uko nguko. None ejo bundi ngiye kubyara umwana we wa 4, ubwo niko nabivuga, ariko ari imfura ye. Ngiye kubyara nibwo twageze hano hakurya Kinyinya, bitewe n'uko urumva bari banzi makubitana n'umugore wamaga kuri iyo miti wakoraga kuri polisi hari Kacyiru. Aravuga ati Misheri, uko mbona iki cyangombwa cyawe cyanditseho kuri muzima, kwa kunyine bapima ababyeyi batwite, ko mbona ndetse kuri muzima kandi ngiye nkuzi ufata imiti. Ndavuga ati Imana yarabikoze, ntiyabyumva nyine ariko ndavuga ngo yarabikoze. Byabaye ngombwa nyine ubwo yuko nawe yongera aranyipimira, na wundi nawe asanga koko nta bwandu ngifite. Ati Misheri byagenze bite? Ndavuga ati ngiye ndikunda mfasha manzi ngiye kubyara ko baragiye kunyoriyanta Kibagabaga, mfasha ibindi tuzabisubiramo nyuma, ufate contact yanjye nimba wararambuze. Yego,
yahise nyine anyoriyanta tugezeyo nabo noneho kugira ngo yandike igisubizo yabonye ku ifishi yanjye yandikaho ngo uyu mubyeyi mumukurikirane cyane kuko ndamuzi neza njye arwaye ariko twe turi kumupima tukabona ni muzima. Barankurikiranye arakibagaga bampimye inshuro nkenye bagera no bampima bashyira muri laboratoire noneho kakandi kano barakihorera bashyira muri laboratoire barambwira ngo Michel ni ukuri twasanze kuri kutubwira ngo uri muzima n'undi uri muzima. Yego. Ngo bahita n'ubundi nabwo nakore cesarienne narabazwe ariko bambaga nta cyizere bari bagira bitewe n'uwo mugore wabatesha mu mutwe bwa mumukurikirane ndamuzi arwaye ariko nkababwira ati ko si nyuma y'ibisubizo nababwiye cyangwa mwiboneye murashaka kurenzaho iki kindi. Ubwo nyine nuko bahise babyakira baravuga ati okay Michel twe twabonye kuri muzima ibindi reka tubireke yenda urwasagarwa kundi nk'umuntu ajya agenda ku muntu afite nyine wenda ibyo wenda ashaka gusubiza inyuma. Yego ntabwo byari byoroshye. Urumva ko n'uwo muganga byamugoye kwakira iyo nkuru? Byaramugoye cyane. Yego. Ubu ngubu uyu munsi wa none rero uri umumama nyine uri kumwe n'umugabo basezeranye imbere y'Imana ndetse no mu mategeko. Mufitanye abana bangahe? Dufitanye umwana umwe. Umwana umwe. Okay. Reka tugenda noneho wenda mu nkuru yacu tugenda tusatira no ku musozo. Ubukwe rero uragiye burabaye nawe akajya yumva ko warwaye sida akagupimisha inshuro nyinshi nk'uko wabitubwiye. Ubu uyu munsi marya ni Michelina? Ni Michelina. Yes, uyu munsi Michelina ni ninde, ni muntu ki yaba mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi mu murimo w'Imana muri rusange? None ishusho y'ubuzima imeze ite wenda tugenda tunasoza? Ubu ngubu ishusho y'ubuzima njya nkunda kuvuga ngo cyangwa njya nkunda kubyumva bavuga ngo nta Imana itakura umuntu nawe mu kanya ugacanzemo ndakumva. Nta Imana itakura umuntu. Ubu tuvugana Micheline wa kera nibyo natangiye mbabwira ashobora kuba yarapfuye ahubwo ngo hari umushyashya. Nagira ubuntu bwo kuzuka cyangwa se bwo gusubizwa ubuzima nari naratakaje cyangwa nari naratakarijwe. Nagira ubuntu bwo gusubirizwa icyizere nari natakarijwe. Niyo mpamvu nanjye ndi kuririmba muri iyi ngingo iby'Imana ikora biradutangaza kuko byaranangaje. Yego. Ni nka donc mu nkuru y'ubuzima bwawe ni nk'ibiki bibiri wigiyemo ushobora kuvuga ngo nanjye mpindutse umwarimu w'aya masomo kuko nayize neza? Ikintu nigiyemo cya mbere na mbere ni ugusenga by'ukuri, apana kwiyobagiza cyangwa se nari maze iminsi ndi ku cyigisho kivuga ko nyakunda kujya ahantu henshi cyane kubwiriza ariko nari maze iminsi ndi ku cyigisho kivuga ngo kubera icyo abantu bose bahindutse uruvu. Abakristo turi gusa naho tugeze buri uruvu nararutinya cyane. Mukanya tuganiriza ku ijambo ry'Imana turi gusoza. Ubwo rero njyewe icyigisho nigiyemo ni ukuba uwundi wenge Micheline. Icyakora gusa nkaguma mu bya Yesu kuko nasanze ari umugabo ukomeye. Yego. Ni nawe nahise mbera mvuga ngo nta bya none nta n'ibizaza bizananya na Kristo. Iyo ndahiro narayirahiye. Yego. Wow, good. Mu byo twaganiriye byose cyangwa se aho tugejeje ikiganiro dushobora no kuzakora igice cya kabiri cyacyo. Ariko hari ikindi wumva wagombaga kuvuga ku by'ubuhamya bwawe wenda utavuze wumva abantu bamenya? Ikindi nagiraga ngo ndenzeho nagiraga ngo ni ukuri mbwira abantu bose bazankurikira bagerageze uwitwa ngo yarakijijwe koko yabaye umukristo nk'uko 108 umuririmbyi yavuze ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe. Aravuga ngo mu bintu byose ngeze ku gupfa ndagira ni ukuri buri wese uzankurikira umukristo agerageze kuba umukristo watangirwa ubuhamya uko nyakuri, sibyo? Icyo nicyo kintu numva narenzeho kuko ibyo byose ni mpamvu naciye muri ibyo byose nuko nasanze narakijijwe nabi. Ubwo rero sinzi uwacu wavuze ngo gukizwa nabi bitera umwaku ariko gukizwa neza ni umugisha. Yego. Urakoze cyane Marceline. Noneho rero reka niki wumva Imana gukiza ku mutima mu gihe gisa nk'iki
wadusangiza nko mu minota 10 mu ijambo ry'Imana? Ijambo ry'Imana ryari rindi ku mutima, riri muri Daniyeli ibice 3 umurongo wa mbere. Urahasoma? Yego, dusomaho gatoya. Ubwo Nebukadinezari yari yategetse ngo igishushanyo yakoze cy'izahabu abantu bose bagomba kukiramya, ariko havamo abagabo 3 bari abagabo ndabakunda, Meshaki, Saduraka na Abedinego, banze kugipfukamira, baravuga ngo dukize cyangwa ibyihorere, twebwe ntabwo dushobora. Imana ishimwe. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo igishushanyo, titire yayo iravuga ngo igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 60. Agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe y'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza. Munyemerengereza. Yego. Icyo nacitse kuvuga, guhamya muri misi biratunaniye. Nari ngatangira mvuga ngo abakristo turi gusa nkaho tugeze, abapastori bari gusa nkaho bageze, abavuga butumwa bari gusa nkaho bageze, abakozi b'Imana turi gusa nkaho tugeze. Naje gusanga twabereye abantu ikiraro kitariho ibiti. Hari abantu bari gushaka kudukurya cyangwa kwambuka, bakavuga ngo kugira ngo nyizwe nka Micheline, mbona w'umuhanuzi uhanura akavuga ngo mwihane mwabasambanyi mwe, wakaba ari ujya kubikora. Afazari nabyihorera nkagira gute nkajya kugira indi Mana nkorera. Ariko ndababwiza ukuri yuko buriya gukorera Imana nasanze harimo inyungu nyinshi cyane. Nebukadinezari yarategetse aravuga ngo byange bikunde Amerika mugomba kuramya iki gishushanyo, reka bivuge uko nguko, mu Rwanda mugomba kukiramya, muri Uganda. Ariko barangije abagabo 3 baravuga ngo ngiyewe bitewe n'Imana twamenye, bitewe n'Imana ngiye Micheline nibone n'amaso yanjye, Imana ibasha gukiza sida. Ariko Mana nanjye navuze ngo wa Mana, bitewe nuko nta mwana w'umuntu araje ngo ayinyize, bitewe nuko mu rugamba narwanaga narwo nkubitwa buri munsi, umutwanjye bakawukubita ku gikuta amagambo menshi cyane yicarubozo yitotezwa, ariko warahandindiye, wandinze gukorwa n'isoni muri rya tanura ry'umuriro. Bari banjugunyemo bazi yuko nge Micheline nzahiramo cyangwa se nzapfiramo, ariko mu gihe banjugunyemo basanze hari undi wari witeguye kundamira, ari we Yesu Kristo. Bivuga ngo rero ndagira ngo abanyarwanda bose bari kunyumva cyangwa se n'abandi bankurikiranye tugire guhamya. Icyo tubuze no guhamiriza Satani umubwire ngo rega nabya none nabizaza. Ni wumva bikomeje kugucanga uvuge ngo ariko nge ndi umukristo kandi nzahora ndiye mu bintu byose ngeze kugupfa. So menya ko utari yambura uyu mubiri ubora kugira ngo urekere umwambaro wo gukiranuka. Imana ishimwe. N'ubumva bikoje gucanga uvuge atari ko nibutse ko mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ubwo mvugira nta mwanzi umwe wagira gute wamuneranyaho. Uvuge ngo naho rero bitewe nuko hari uri kumvuganira, ngewe nemeye neza ko wagishushanya we cyangwa se wazindi Imana we ntabwo ushaka kugupfukamira. Hari abantu babonye bikomeye bayirukanyira mu bapfumu ngo barebe wenda basi ko hari icyo babamarira, ariko nge ntabwo nirukanye mu bapfumu cyangwa no mu zindi mbaraga, ahubwo nge napfukamaga imbere ku gasambika cyangwa mu byatsi runaka nkabwira Imana ngo wite ni wowe wandemye, ni wowe uzi ubuzima bwanjye, ngo ino basi uzangire neza. Ariko nabonye Imana. Ubwo mu gihe bari banjugunyemo nabonye Imana nukuri. Ubwo bari bazi ko ngiye gushya nanjye, ubwo nimba ari nge wabaye Nebukadinezari na Yimini Meshaki, nimba ari nge Saduraka ntabwo mbizi. Icyo nzi cyo gusa nuko banjugunyemo biteguye ko bagiye kumva ngo Micheline birarangiye. Ariko ndashima Imana yabanye nanjye muri rya tanura ry'umuriro. Ubu nanjye ndi kwitwa umubyeyi, ndi gutanga invitation. Uwo musaza yahise abimenya aragenda atanga 700,000 ngo sinzigera nkora ubukwe, abitanga mu bapfumu. Ariko nanjye nganya nikubita imbere Imana ngo wite niwe wambwiye umugabo, kandi umugabo wambwiye niwe wazanye, ntago bishoboka. Nabonye Imana. Yego. Bivuga ngo rero ndi kujambo rivuga ngo nukuri tugire guhamya, twirinde kuba urunyaruvu, kuko nasanze karaga ko kurunyaruvu iyo kakurumye igira umwaka kakakuruma uhita upfa. Bivuga ngo abantu twishwe
twishwe no kudahamya abo turi bo, ahubwo turi kugenda turi mu bwoko bwayo. Abashaka kudukurikira bari kuvuga ngo hakugira ngo nkurikire Micheline w'umunyamabikuriye, reka nigumire muri bya byaha. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo rero tugire guhamya mwa bantu mwe muri kunkurikira aya masaha, tugire guhamya, kuko muri kwa guhamiriza Satani ukamubwira ngo yanyuze itanyuze, ariko hari Imana namenye ishoboye byose. Hari Imana namenye ikiza amakanseri, hari Imana namenye ikiza amasida, hari Imana namenye igibasha gushyira umuntu mu nzu. Najyaga nta saa 12 nyiri kuri uwo musaza akambwira ngo niba inkoko yagutanze gutaha, yari afite inkoko, hita ugenda. Nkahita ngenda nkakubita ingange ahantu narindi, ahantu wabango muri quartier hari abantu bakunda kuncumbikira, nkahita ngenda nkakubita ingange nkavuga ngo ari kuwiteka ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Bivuga ngo nuko namirije Nebukadinezari ndamubwira cyase impamira Satani, ndavuga ngo byange bikunde anyize cyangwa byore ko ntabwo nshobora kwiyambura umwambaro wo gukiranuka. Ari nabyo bitumye aka kanya ari ngiye Micheline n'undi kwambara ikanzu naguze muri chic. Narinzi uko Imana yagiye ibwira ngo mwana wanjye nzajya nkujyana kugura imyenda muri chic, mwumva ni ibintu bitabaho. Avuga ati naka gakazi ufite nako umuntu yankuburiye nayambaraga ari imwe yonyine. Ese wa Mana yo ikabwira ngo mwana nyenda kugaburiye nibana n'uwo mugabo wanjye inzara yaratwishe, ejo bundi inzara iratwica, uriya mwana wanjye uwo twabyaranye njya kumwonyesha, byanjye ni birebire, njya kumwonyesha muhereza umuntu ari wamerekeje kwa muganga, ndavuga ati ngenda apfuye. Nageraga hano nasanga batetse ku manywa, nkabati bari abantu n'abakire, kuko tukibana n'uwo wanjye twabanye ari umukozi wo mu rugo. Birasakuza cyane, banga kumukingira mu rugo barabyanga, bavuga ati dukoje isoni nimba warabye ntabwo byavuga ngo ishingire kuri uriya muntu utagira ipfa na rugo utagira iki. Ariko ndavuga ngo niwe Imana yambwiye, Imana iradushyigikira dukora ubukwe bwiza cyane bwiza cyane. Bivuga ngo aho bibari bibaribwiye ko banaze ni ukuri nshimye Imana. Nashibashe gusangamo ibiganza by'ushobora byose, arambwira ngo mwana wanjye ndagukunda kandi ndacyakuzirikana. Amen. Amen. Urakoze cyane Micheline ku mwanya wawe watanze kugira ngo utugezeho iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro. N'ubuhamya twumvise gukora kw'Imana, kandi ibyo yakoze ngo nibyo biduha ibyiringiro ko n'ibisigaye izabikora. Reka tukubwire ngo komera, n'ibisigaye izabikora. Yego. Umuririmbyi yaravuze ngo ndacyabona ibimbabaza, ngo haracyari ibindushya, ariko ngo ubwo turi kumwe ngo nzi yuko ntacyo nzaba. Imana iguha umugisha, kandi Imana iha umugisha mwese mwari mukurikiye kino kiganiro. Niba ugikunze ukaba wumva aho kigukuye, ukaba wumva aho kikugejeje, ni ukuri wagisharinga ukagisangiza n'abandi kugira ngo twese dukomeze kunezererwa Imana. N'ubundi uraza gusoza usenga Imana kubwo abari bakurikiye kino kiganiro kugira ngo imbuto zacyo zigende zibe imizi ishibuka kandi yerera mu mitima y'abamaze kwakira iyo mbuto. Kadusenga Imana. Uri Uwiteka Imana nziza ushoboye byose, ngushimiye kuri Imana yabanye nanjye, uri Imana yabanye natwe. Ngushimiye ko icyo waravuze ugisohoje, uri Imana yumva gusenga. Ngushimiye ko wampaye imbaraga, kuko ku bwanjye ntabwo nari kubishobora, ariko kuko icyo wagambiriye ujye ugikora papa. Ndagushimiye ko ubikoze. Ngushimiye noneho ko ngarutse imbere yawe, noneho ndi kwambara bikemera, ndi kurya bikemera papa. Ngushimiye ko ngarutse imbere yawe mfite ubuzima buzima. Ngushimiye ko ngarutse imbere yawe ndi umuhamya wo kuvuga imirimo yawe n'ibitangaza nakubonanye Kristo. Urakoze rero, ngaho nyemerera buri wese uzumva iyi message izagire mu ndetse nandi mushyira papa. Ntabwo nayitanze mu buryo bwo kwitaka, ahubwo nagiraga ngo buri wese amenye imirimo yawe papa, nagira ngo buri wese amenye imbaraga zawe, nagira ngo buri wese abariraga cyangwa bari mu mibabaro nk'iyo nari ndimo bamenye kuri Imana ishoboye byose kandi ikibasha komora ibikomere, Imana ikibasha komora inguma. Urakoze rero, ngaho nyemerera ubuhamya nambukije ubuherekeze, kandi amatwi azabwumva uzabaye kugira aho bava ndetse nandi bagera. Urakoze ko bikoze, ngaho dukomeze duha umutekano n'amahoro mu gihugu cyacu, ku bwa Kristo wabambwe rimwe gusa akazuka. Amen.